tubaye ikaze makuru yacu y'imikino, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, twizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza. By'umwihariko abantu mwamaze gukanda subscribe turabashimiye, nawe utarakanda subscribe turagusaba ngo ukanda subscribe, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane, birushaho kugenda biba byiza cyane muri iki gitondo ndetse n'iki gihe, bitewe n'igihe urebeye ikiganiro. Ndagira mbabwire ngo njye ubategura ikiganiro ugiye no kukibagezaho banyita Kwizera, njye mubana mu biganiro bya buri munsi. Ndabasaba ngo mukande subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane, twijandike mu makuru ya Nyamukandagira mu kibuga kikasi Mitutu, imwe mu ekipe nabonye ku rutonde rw'ama ekipe ngo 12 afite ibikombe byinshi byikurikiranya kandi ngo afite n'ibikombe byinshi mu gihe gito. Uyu munsi ikipe ya APR n'abakunzi bayo by'umwihariko n'abasportif muri rusange, mu rwego rwo kwizihiza umunsi wo kwibohora ndetse no kuba ikipe ya APR nayo igomba kugenda ikamurika ibikorwa byayo mu karere ka Gicumbi ahazwi nko ku Murindi w'Intwari, harabera ibintu biteye ubwoba, harabera ibintu by'akataraboneka cyane. Ikipe ya Nyamukandagira ndetse n'abakunzi bayo, ubuyobozi, abafana bose barahurira aho ngaho, aho bita ku Murindi, baganira ibigwi bya APR uburyo yashinzwe kugeza ubwo isoje shampiyona y'ejo bundi. Ibyo nibirangira bongere ikintu gitunguranye, surprise ihari cyangwa se surprise ihari. Ikipe ya APR yaza kwerekana ikintu gikomeye cyane, wakwibaza ngo ni igiki igomba kwerekana kuri uyu munsi. Ese ni ikihe kintu yateguye abafana b'ikipe ya APR ubundi muri ibi birori? Ni igiki abafana b'ikipe ya APR bari bugiye baraba bishimye ku kihe kigero, ndetse n'abari basigaye wenda iwabo batagiyeyo, ibintu baraza gutungurwa n'iki? Ubuyobozi bw'ikipe ya APR buriya ni abayobozi bafite ubwenge cyane, muraza gutungurwa n'ikintu bari bumurikire hariya rwose. Abantu wenda muri yo cyamwagiye iyo bitewe nuko hari abagiye bari kutwumva, muraza kutubwira rwose. Ndakeka ari wera ibintu biri ku rundi rwego. Ikipe ya APR ishobora kwerekana umukinnyi, umwe mu bakinnyi bakomeye cyane, ishobora kuba yaramaze kwibikaho uherereye i Kigali. Rutahizamu ushobora kuba aherereye i Kigali, ubu ngubu wazamutse uherereye mu majyaruguru mu misozi miremire rwose, aho byitezwe ko abafana b'ikipe ya APR n'abanyarwanda bose bari bateraniye aho ngo bashobora kuza gutungurwa bakabona icyo bita intwaro imanutse, ijigo hatari. Rutahizamu ashobora kwerekanwa kuri uyu munsi ku makuru mfite rwose, nuko Rutahizamu ikipe ya APR yamuteganyirije uyu munsi kugira ngo ize kuryoshya ibirori byayo, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Kuko mu minsi ishize ninababwiye ko uyu Rutahizamu aryamye i Kigali, ubwo turaza kubikonfirima turebe uko bimeze, turebe ko ibyo bintu bifite icyo bita ishingiro.